Nyacyonga nanone bite mugabo salama wowe nukuri ndabona bo ntawe se byakuyobeye ntabwo byanyebe we bimeze neza yewe nukumva utekeza nanjye nikomeze nari yaje none se ahangaha imodoka ariyo zitaje bigenda biti ibaze nawe yabuze yewe ubwo nyine yabuze nta kurya nyine nawe byumve nyine ubu nukubwirirwa ariko niyabura umuntu yabura ntagabwerera ariko nicyo kibazo ariko Imana bihari no subi mikrofone urayibona kwifasha ari impamvu itumye ifata kugira ngo umuntu abone icyo kurya nyine ese ubundi witwa nde Baji nitwa Yohana Matiza Baji nanjye banyita Babuji Babuji iyo ariko ufite ubwanwa bwiza wa ntago ari ubwanwa niki babwita Suna Suna burano kuvuga iki bisobanukirwe mbere yo kugira ngo mbivuge ko urabona izuba hano twatutubika ariko wowe kabisa nukubera fresh kubera iki imvura yagoye kandi izuba rikaba rivase nanjye byanyobeye ibaze nawe Suna ukorera hano se oya wacu ni city wanyu ni city ni city wese ko wageze hano wese ko wageze je natemberaga nyine mu bintu bijyanye n'akazi ni kwa kundi nanjye ndi mu kazi uri mu kazi ukorera hano Nyacyonga ubona ubuzima bwa hano Nyacyonga bumeze gute wana turashima ari umuntu nta kibazo afite mu buzima ufite ukuboko aramutse neza ibintu byose ni Allah ibintu byose ni Allah inshallah inshallah aha